Muraho neza bakunzi bacu, turabasuhuje ndetse tubahaye ikaze hano kuri Isange TV show. Amazina yanjye ni Uwase Diane, akaba ari nge tubana hano kuri iyi channel yacu, aho tubagezaho ibiganiro bivuga ku biribwa n'akamaro kabyo ndetse n'uburyo bwiza bwo kunoza imirire kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Tubahaye ikaze rero, tunabashimira mwe mwese mwafashe icyemezo cyiza cyo gukora subscribe, mwe mwese mubona ibiganiro byacu bigisohoka, turabashimiye rwose. Imana ibahe umugisha kandi turararikira namwe mutarayikora kugira ngo muyikore, bityo murusheho kuba abanyamuryango bacu bwite ndetse murusheho no gusobanukirwa byinshi ku mirire, byinshi mwibaza ku biribwa ndetse n'uburyo bwiza bwatuma turushaho kugaburira imibiri yacu ibyo ikeneye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mafunguro aboneka mu ngo, cyane cyane haba mu cyaro haba mu mujyi. Ni ifunguro cyangwa se ni ikiribwa gikunze kuboneka mu ngo, nta kindi tugiye kuganira ku magi. Amagi ni ifunguro rikomoka ku itungo cyane cyane tuzi inkoko, rikaba rifite intungamubiri nyinshi zifasha umubiri gukura, kwiyubaka ndetse no kugumana imbaraga. Amagi mu gisobanuro cyoroheje nicyo tumaze kubabwira, ariko noneho reka turebe, ese amagi afite akamaro ku buzima bwawe? Ese amagi wayakoresha gute? Byinshi wifuza gusobanukirwa, tubane muri iyi video. Ndakwibutsa ko biba byiza kureba video kugeza irangiye, kuko ikiganiro kiba gikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye. Niba dutangiye tubasobanurira ikintu tugiye kuvugaho, tubabwira akamaro kacyo, tukababwira ingano nziza yo kugikoresha, tukababwira n'abatemerewe kugikoresha. Ahangaha rero iyo urebye video umunota umwe cyangwa ibiri, ikiganiro ntabwo usobanukiwe neza uko akamaro k'icyo kintu tukubwiye, niba uri mu bemerewe kugikoresha cyangwa utabyemerewe. Rero ndakwibutsa kureba video ikarangira, nibwo byinshi ku kiribwa tuba twababwiye uba ubimenye byose. Reka twihute rero turebe akamaro k'amagi ku buzima bwacu. Amagi akungahaye kuri proteine nziza ifasha umubiri kubaka imitsi, ikongera igafasha imibiri gukomeza amagufwa ndetse ikanafasha umubiri gusana uturemangingo twangiritse. Akamaro ka kabiri, amagi afasha ubwonko gukora neza. Amagi arimo choline ifasha kwibuka neza ndetse no gutekereza neza. Ahangaha nanone amagi afite akandi kamaro gakomeye, kuko afasha kugukura kwiza k'ubwonko kw'abana. Ahangaha abana bato, amagi atuma ubwonko bwabo burushaho gukura neza. Urumva ko we mubyeyi, igi rifitiye umwana wawe akamaro gakomeye. Amagi atanga imbaraga kuko arimo vitamine B12 ifasha kurwanya umunaniro ndetse no kongera imbaraga mu mubiri. Aka ni akamaro k'amagi turi kubabwira. Igi risanzwe ubona buri munsi, ubona uri mu nzira ugenda, rifite akamaro gakomeye cyane. Amagi afasha amaso. Amagi arimo luteine ndetse na zeaxanthine bifasha kurinda amaso ndetse no kugabanya ibyago byo gutakaza iyerekwa cyangwa se amashusho y'ibyo wabonye. Amagi afasha mu kugenzura ibiro. Amagi araryoha kandi aragutunga igihe kirekire, bityo afasha kudahora wumva inzara ndetse agafasha mu kugabanya kurya cyane cyangwa se kumva wakomeza ukarya. Aka ni akamaro k'amagi turimo tugenda tubabwira gatandukanye. Wakwibaza ngo ese ni iyihe ngano yemewe yo kurya amagi? Abantu bakuru bafite ubuzima bwiza, igi rimwe kugeza kuri 2 ku munsi yaba ari meza, ntacyo yabatwara. Abakora imirimo ivunanye cyangwa se siporo bashobora kurya amagi 2 ku munsi bitewe n'uko umubiri wabo umeze. Abafite cholesterol nyinshi cyangwa se indwara z'umutima, ni byiza kubanza kugisha inama muganga. Akenshi bakagirwa inama yo kugabanya umuhondo uba uri mu igi cyangwa se yo kugabanya uriya muhondo. Ahangaha rero biba byiza mbere yo kugisha inama muganga kugira ngo amenye ingano y'uriya muhondo w'igi yakoresha. Cyangwa se bakarya hagati y'amagi 2 ndetse na 3 mu cyumweru. Murumva ko ni make, ariko icyiza kurushaho
ni ukubanza kugisha inama muganga. Icyitonderwa: ni byiza kurya amagi atetse neza. Irinde kuyarya ari mabisi cyane cyangwa se ku kigero kiri hejuru. Ikindi kandi, gira isuku mu kuyategura ndetse no kuyabika. Ahangaha ni uburyo bwiza bugufasha kugira ngo amagi uriye ube wizeye neza ko afite isuku. Abana barya amagi angahe mu cyumweru? Iki ni ikibazo buri muntu wese yakibaza. Batangirana umuhondo w'igi gusa. Abana bato bari hagati y'amezi 6 n'umwaka batangirana umuhondo w'igi gusa. Ahangaha nanone akomeza agera kuri 1/2 cy'igi mu cyumweru. Igi riteye neza kandi ritogosheje. Umweru w'igi utangira gutangwa nyuma y'amezi hagati y'9 na 12 bitewe n'uko umwana agenda abyakira. Abana bato kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 3 bemerewe kurya amagi hagati y'2 na 3 mu cyumweru kuko afasha gukura k'ubwonko ndetse n'amagufwa. Abana bakuru bari hagati y'imyaka 4 n'6 bemerewe amagi hagati ya 3 na 8 mu cyumweru. Amagi abafasha kongera imbaraga ndetse no kwiga neza. Abana b'imyaka 7 kugeza kuri 12 amagi bemerewe mu cyumweru ni hagati ya 4 na 5, cyane cyane ku bana biga, bakenera siporo n'abafite imirire idahagije. Ahangaha biba byiza kubaha amagi kugira ngo arusheho kugenda abafasha. Reka turebe noneho ibyitonderwa by'ingenzi. Amagi agomba gutogoswa neza. Irinde ayakomeye cyane cyangwa se amabisi. Irinde kuyaha umwana kenshi mu munsi umwe cyangwa se mu minsi ikurikiranye, si byiza. Niba umwana agaragaje allergie, kuruka, kubyimba, ibisebe, uhite uhagarika kumuha ayo magi, ubanze uganire na muganga. Ubu ni uburyo bwiza buzagufasha kugira ngo urusheho kumenya uko umwana wawe amagi amumerera. Ndakwibutsa ko umubiri w'umuntu ari utegeka nyir'ubwite ibyo agomba kuwuha. Niba wakiriye ikintu runaka mu mubiri ukabona kikugizeho ingaruka haba ku ruhu, mu nda, gerageza ugire amakenga kuri icyo kintu. Ibi biribwa byose akenshi biba bifite intungamubiri, ariko hari igihe bidahura n'uko umubiri wawe izo ntungamubiri wari uzikeneye. Rero icyo uzakora nta kindi ni ukubanza ukagisha inama muganga. Hari igihe byaterwa n'uburwayi wifitemo mu mubiri cyangwa se bigaterwa n'ingano y'icyo kintu wakiriye mu mubiri ikarenza urugero. Ahangaha rero igihe ugaragaje cyangwa se umubiri w'umwana wawe ugaragaje ibimenyetso by'uko iryo funguro umubiri we utaryakiriye neza, nyaboneka gisha inama muganga. Tugana ku musozo rero, ndakwibutsa gukora subscribe utarayikora. Ndakwibutsa wowe urebye video ikakunyura kuyisangiza n'abandi, ndetse wibuke no gusiga like, utwandikire comment igitekerezo mva kikurimo, ukitwandikira ukidusigire. Umwanzuro mwiza: amagi ni meza cyane ku bana iyo yariwe ku rugero rukwiye kandi agategurwa neza. Afasha gukura neza, kwiga neza ndetse no kugira ubuzima bwiza. Kandi uretse kuba ari n'igi gusa, ahubwo ni ifunguro rihendutse, riboneka byoroshye kandi rifite akamaro kanini ku buzima iyo ariwe ku rugero rukwiye kandi yanateguwe neza. Ahangaha rero ibuka ko ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima buzima ari ubutunzi bukomeye cyane kuri wowe ndetse no ku gihugu. Ndabashimiye mwese twabanye, bifurije gukomeza kurindwa n'Imana. Mukomeze kugira umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane namwe.